urumva iyo usanze utaranduye uba ugomba icyambere kwirinda, wagira ngo urasambanye ukakoresha agakingirizo. Muganga wambabariye ukabyara kwanza nanaherekare sinzi n'impamvu nabikubwiye. Niba ngiye naranduye mbabariwe gufata bya bintu nk'iby'abaganga babanza kugucisha hirya no hino. Mpereza igisubizo umbwire ngo genda ufate imiti. N'ibintu byo kungira inama mutangiriye mbere akakanya nta kintu uzamfasha. Wereza ku ntego umbwire ngo sinangombwa umbwire ngo naranduye, genda umbwire ngo utangira imiti. Umugamba baranda kwinginza. Ariko byaba byiza utanabingiye nabyo. Nagira ngo nkubwire amabwiriza agenga umuntu wese ukeneye kumenya uko ubuzima bwe bwa buri munsi buhagaze. Turi kujyana nkabikubwira nk'umuganga. Sinzi impamvu we nk'umurwayi wumva ushaka kumpa inama nk'iki nk'umuganga. Uri umurwayi waje kwisuzumisha, sibyo? Aya makosa unkoresheje wigirikaho no gushaka kunyobora mu byo nkora. Siko bimeze? Ni ukuvuga ngo maze kukubwira ibigenderwaho iyo umuntu asanze ataranduye. Ni inama tuba tugomba guha buri muntu wese wipimishije. Hanyuma rero niyo usanze waranduye, icyambere ugomba gukora, ugomba kwirinda kwanduza abandi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, iyo usanze waranduye ugomba kwiyitaho, ntago kwiheba ntacyo bimarira ubuzima bw'umuntu. Nese wampaye igisubizo cyanjye iby'abandi tukaba tubyihore ko. Uri kumva? Yego. Rindira nibyo ndimo kukubwira. Nta kwiheba, nta kwiyanga, uba ugomba gukomeza ubuzima uko byagenda kose. Hanyuma rero wowe nkuko nabikubwiye, Brian Frya mama rwose inshuti yanjye, tangira imiti kandi uyitangire ku gihe. Ukumvika? Muga. Buretse. Urashaka kumbwira ko ngewe? Mugabo buretse. Wowe cyo ndikubwira uri kucyumva. Ndakubwiye ngo tangira imiti kandi ujye uyifatira ku gihe. Uzaze kundeba ku kigo nderabuzima ngufashe. Kuko bitabaye ibyo. Shamucyo numvishe ngo avuye hanze mitanzaniro kanje kureba nayo ukumbuye cyane. Sharanye nari nkukumbuye ariko ikintu gisekeje ni ukuntu nyine twicaranye wagira ngo hagati yacu haparitsemo nk'ikintu wajya wanyegere niba nta iki kibanza ubunuze abari njye kwegera. Wanyegera nareba. Mwegera. Nose tumeze nk'abari muri interview nyegera nta kibazo se kutakiri romantique nka mbere. Rumva nari ukumbuye kandi ari bwo kiza. Wari umfitiye isoni. None mfite isoni. Umva rero nkubwire. Ngire gutya ndi nyine nibereye hariya mu mahanga uri kumva. Ndakubaza ngo nzakuzanira iki? Uri kumva ngiye ntungurwa no kuvuga ngo urashaka ngo nzakuzanira igikwasi. Ese we ubona mu mahanga ibikwasi bibayo? Nakubwiye igikwasi se. Sha ntabwo ukiri romantique. Kuki se kuri kimwe bakobwa nyine mutari romantique no kubera. Erega nayo ko buri umuhungu wabuze icyo umukobwa akeneye. Urumva rero niba nakubwiye igikwasi ariko ushaka kandi kantu keza nyine bitunze. Oya nge nakuzaniye shokora ari kumva sinzi nimba uyikunda. Nanakuzanira numuzana na biscuit yitwa Bonjour Paris. Okay, ndazikunda. Umva zira biscuit noneho iyo nyine yuziriye. Ubyuka wumva nyine wagira ngo ufite ibintu by'ibintu maze kwiyumvamo bya danger. Buri utabona usigaye muri iyi minsi abantu basigaye bava France usanga nyine bifite utuntu tutujuguka kugira ngo nizine impamvu. Niyo Bonjour Paris nyine baba barariye. Ubwo nayo ni ibyo bizahita bitangira kuza. Shamva uzabikora subize se ko ibintu byaranyina bari byiza. Ese amakuru y'umugore n'abana meze bite? Sha umugore araho ako nyine sinzi ukuntu numvaga nkushaka byatari. Nubwo nyine nubwo uri umugore nyine nitwa ko mufite ariko nagakuruta. Sure. Rego uri umugore namushatse nasinzi. Sinzi ukuntu nyine byanje. Nese mushatse ngende katari nje washatse. Nose wowe werega ufite ukuntu wakundaga kuba n'umuntu uhora mu rugo bagukanira sibyo? Ubuzima bwawe buri mu mazi abiri. Humura Brian, humura tuza. Urashaka kumbwira ko nandwi? Brian tuza. Bibaho mu buzima uba ugomba kubaho utuje. Icyambere muri wowe ni ukugira gute kubyakira. Uri kumvikana? Oya. Gusa nyine nibyumvikana ukuntu umuntu w'umusore nkawe wifata ukishora mu bintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine n'ubundi nk'umuganga ushinzwe kugira abantu inama. Muganga ngiyewe mbana na virus itera sida. Mama we. Brian. Oya we. Calm down. Oya gerageza. Oya ntago ari ibi nari ntegereje we oya we. Sibyo? Ndakwinginze tuza bibaho.
nyuma y'iki gihe uraza gukomeza ubuzima kandi buragenda neza Brian. Ndakubwiza ukuri ko nufata imiti kuri gahunda ubuzima buragenda neza neza. muga ngiye mbana na virusi itera sida. Urihangana nshuti yanjye kuko ni ibintu bibaho mu buzima, sibyo? Kandi ahubwo kugira ngo atagira n'umuntu ubumva ibyo bintu ndi kubikubwira mu muhanda ku mugani nk'uko wabyanze, wowe ubwire Trezor aguhe nimero yanjye cyangwa se muzaza ni ku bitaro kundeba, nakoze atari ibyo kumamagara mu muhanda, nkwereke inzira wacamo ujye ufata imiti yawe mu ibanga nk'uko ubishaka, sibyo? Kandi ihangane bibaho rwose nshuti y'Imana. ariko nyine nyuma y'igihe kinini urumva no gutegura ibintu bya mariage arabizi birakora. Ariko maze kukubona nyine mbona nyine byajemo akavin. Akura nubwo mbana n'umugore wanjye nyine nikundira wowe. Mucyo ndagushaka. Uranshaka? Nyine Aisha neka kuvugana na Mary ndaje ngurebe sibyo? Okay. Ay ndaje sibyo? Nawe wanshakaga se? Oya nusese urumva nose umubyeyi yaza ndi kumwe n'umukobwa nkahita tumukurutisha. Ariko kumureka tukagenda tukajya kuvugana. Ahubwo uje kundeba nanjye nagushaka. Okay, nongaho mbwira icyo nshakira. Mbanze cyangwa no uri bubanze? Wowe banza. Kusema kuki ubundeba nawe kuki ubutandeba ngo useke. Nuse wambyaye iyo ukina n'igihungu cyawe buri gihe kirakumenyera ko mucyo. Ngereka manze nkubwire nta muntu kuri isi ukundutira. Nubwo ujye ukora ibintu byinshi nkumva nyine ungeze hano gutyo nyine wabaye nka penke mu mutwe wanjye. Ariko nyine urabizi uri mama. Ako mana impore. Urabizi genda gukunda. Nta kibazo. Ubwo rero ikintu nashakaga kukubwira ntabwo ari ngombwa ngo ndirwe mbica ku ruhande. Kagascyogororo kawe kagasore kaje kare ngo karambwira ngo karanshaka ngo kagashaka nkuko tuganira. Ubwo rero mu bintu namubwiye nyine mama namubwiye ko wanduye atari ukwandura kw'imyenda nawe ko nyine ubana n'agakoko gaterese. Isema ndikubona wumiwe dukuyeho kuvuze ko ari n'agashyogororo da. Uretse ko atari nako narakubyaye ndagukunda ko ntunamuruta. Brian ndamukunda. Ndashaka kubaza ayo makuru wayatanze ari ndiwe gutumye. Kansubire mu rugo urabona nari ntarashyiramo inkweto. Muganga uretse nkubaza. Ukabara basi usubiremo biza nongere birebe ntago ngiye nakandura. Ntago bishoboka ukuntu ngiye nakandura kandi ntago bikunda ntago byafu. Rezo na sorry Brian ndakumva. Nese ntago tubamo. Mwarebye ibizami mubona ntago mwafashe ibyundi muntu wafashe ibizami byanjye bari byo ureba neza ubicishamo amaso. Oya we nagupimiye ni he? Wampimiye hanga. Simvuye mu rugo. Yego. Ntago mvuye ku bitaro ho nakirira abandi barwayi. Brian mu maraso yawe harimo virusi itera sida. Sinzi impamvu byakugora kubyumva gusa bibaho ndakumva nk'umuntu. Kandi biranababaje kubona umusore nkawe wishoye mu ngeso zikwanduza virusi itera sida. Sibyo? Ihangane bibaho rwose. Ihangane rwose. Bite bayi? Trezor akoze n'amakosa ntabwo yagombaga kugusiga gutya ntaragusubiza. Nuko nguko mfuye. Muganga urakoze. Brian. Nekura. Ariko mana nyagasana ariko mana we. Ariko Yesu we. Ntabwo bishoboka we ariko Yesu we. Abana b'abahungu bari hanze. Mana reba urubyiruko rwacu. Akosema. Nise kubwira none se umugabo nge numvaga mwarabiganiriye. None se niba ari umugabo wanjye tukaba twarabiganiriye. Wowe winjiyemo kujya kubimubwira ku ruhe rwego? Ninjiyemo rero nshinguka. Nabimubwiye ndamubwira nine urayifitiye kandi ngo ubana nayo nge numvaga rero ibyo n'ibintu rero bukwiye kubwira umuntu.
Binumvaga ko mu gihe cyo guteretana kwanyu ibyo byose mugomba kuba mwarabwiranye ibintu byose. Nicyo cyiza cyo kubana n'abazungu rega. Twebwe hariya twibera. Uyu ufite indwara uko yabimeze kose uyibwira umuntu yakwemera mukabana. Hatakwemerera kwenda ukamudegaje akagenda. Yego. Kubana n'abazungu byatumye muba babiri hanze nta banga ribamo, ariko reka mbanze nkubaze. Imyaka wabaye mu gihugu cy'u Rwanda niyo myinshi kurenza iyo ubaye hanze, sibyo? Ubu uragiye imico y'u Rwanda yitaye imyaka utwaka tungahe? Urimo urankangisha ngo imyaka mbanye n'abazungu ngo naje nahindutse nk'abazungu. Yego. Nabaye we ma. Reba n'ubu ngubu nabaye umutuku. Uri kubona ukuntu nsigaye meze. Nzobe yake. Ubwo rero reka ngoreke ma, nibyo ngibyo nge nashaka, nicyo ngicyo nge nashatse. Ubwo ndi mwana nawe mubwiye kugira ngo Mana yo mwijuru nabyaye. Akubu narabyaye cyangwa naheneye imbariro koko. Akabi nuko kubyara umwana ntaguha agaciro ntanakubikire n'ibanga. Ariko mucyo wampemukira. Ibi bintu wabivugiye iki Mana yo mwijuru, noneho ibi ndabihonoka ne? Ibi ndabikizwa n'iki? Sidari umwana nyagasane shiri wanjye ko waje kwicara ngaha se byagenze bite? Mugenzi wanjye yari yansuye. Mugenzi wawe? Beatrice avuye hano niyo mpamvu. Ako Beatrice kari inshuti yanjye se usigaye dusurana ntunambwire ngo nzi muramutse. Yahise yikubita aragiye nayo ntarabona uko guhamagara mbona barikubisa aragiye sinamenye ibye rwose. Sinzi. Yazanywe n'amahoro se? Iyi ni amahoro n'ibisanzwe. Okay. None nanjye kare nahuye n'umuntu angira inama. Wahuye nande? Oya, sheri wanjye n'umusore. Yangiriye inama numva ningira kamaro yanaduteza imbere. Ubuzima bwacu bugakomeza kugenda butera imbere ndetse tukadutanga n'akazi no kubandi. Ariko kuntu ibintu bimeze ngira ngo abizi neza kare gukora wenyine. Ngiye nta kintu ngira nkora. Subizi neza shu. Ndabizi. Kuvuga ngo ibintu byose njya ni imitsi yawe, ni imbaraga zawe. Kandi nanjye ndashaka kuzajya ngutungura kwa kuni mwaka ngo mumaye miliyoni imwe nkagenda nkayinywera, nkayirira cyangwa se ejo nkagutungura muri iyo miliyoni n'ubundi wamaye ngasagura 200,000 nkakuguramo impano. Aho nta kintu mba nkoze. Ndashaka kuzajya nshaka amafaranga yanjye. Navunikiye akuguriramo niba ari icyo kibubu cyiza ukacyambara duherena niba kuga parufe kakaba kabavuye mu mafaranga yanjye. Nambwira uti nkajijuka nkamenya ubwenge nanjye nkamenya kwihigira. Okay, nkajijuka nkamenya ubwenge. Ukamenya kwihigira. Ubwo rero umushinga nari mfite natekereje ndavuga ni hano ko dufite jaride n'ubundi itari ntoya kandi amakwe buri gihe araba. Dufite ahantu heza cyane twanahagura abantu bakajya baza bakahifotoreza cyangwa se akabera n'ama reception n'ibindi bintu ngibyo. Ariko umva ibyo bintu byose bisaba ko kuba ufite amafaranga. Bikorwa n'amafaranga byo. Natekereje ni kuki ntajya muri banke ngo ntange n'iwanjye m'inguzanyo. Ari mwitabye mawuja. Kevin. Preza. Ikintu nguhamagariye. Kandi umbwiza ukuri. Uyu munsi wigeze uvugana na Brian? Mu busanzwe se gusa ntituvugana. Okay. Reka mbigutandukanyirize. Hari ikiganiro ugeze ugirana nawe uyu munsi kidasanzwe? Okay. Nimba ushaka kubimenya ubundi kwanza reka tu. Kambikubwire ibicaho byagaciye. Umugabo wawe ari Brian. Yambajije ngo mabuja abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Hanyuma wamushuje ngo iki? Igisubizo se si yego. Wamubwiye ngo yego. Wamubwiye ngo iki Keve? None se ntako ufite? Wamushubije ngo iki wimbaza? Wamushubije ngo iki? Igisubizo ni yego. Nabuje ko nurakare sirume. Ngiye nagerageje kenshi kugucira mu mayange. Ntubeti wamubwiye sinzi n'uburyo mwamenyanye.
ariko nuko kuri kuryana ntabwo njye nkwanga urumva hypertension sitazamuka muzane amazi Kevin ngo wamubwiye ngo iki ubundi tuhashyira ubusitani bumeze neza abantu bazajya baza nyine batuye ku mafaranga n'ubundi banki niyo yaba ingurije amafaranga makeya nazajya nkora abishyura urabyumva ute hari akantu ugobetsemo ngo iwawe ntakubeshye hari ibintu ntazibagirwa mu mateka yanjye yego sibyo yego sobanura neza mbyumva nawe urabizi niyo ntabigusubiramo ahubwo ibyo ugomba bimwe ujya unsabira imbabazi ugomba kunsabira imbabazi ntabwo nzigera mbyibuka mu mateka yanjye mu buzima bwawe uretse ubanza ubyumve wimvugiramo nibyo ntanga byawe gira utudefo amabi yawe ibiki byawe urabizi ujya uhora usabira imbabazi naho ndicura nkabitekereza niyo nagenda mu nzira nkabitekereza hari n'igihe cyagiye ujya ubona niyo tuba turi mu kurya ukabona ibiryo ndahagaze nibyo mba ntekereje kandi urabizi bisubiremo niho menye yuko nawe wamenye ko wambabaje sheri wanjye ibi bintu nubwo wampa igihano cyo kumara umwaka ngusaba imbabazi nabikora pe byananyoroheye nyine bisubiramo ry'iyo umuntu ajya gusaba imbabazi aravuga ngo narakubaganye cyagiye namenye ya safuriya bivuge niho menye yuko nawe wabibitse nkuko nange nabibitse mu bwonko sheri wanjye wamubwiye ngo iki wamushuje ngo iki wamubwiye ngo iki nyine mbwira wamubwiye ngo iki sinakubwiye ngo yego wamubwiye ngo yego nusine kumubwira ngo iki kinayi ibintu ko tutabirepese ngo tuvuge ngo nzamubwira gutya umuntu yaje nyikubitaho arambaza ati bimeze uko byibuze niyo barabinsobanuriye nari kumuhakanira ntago ngiye nawe ibintu twabipanze Okay. Kevin ntitaye ku myaka mbanye nawe ntitaye aho amasaha ageze ubu tuvugana ntitayeho ko nari naragufashe nk'umwana wanjye hano akira mpumbye rimwe mbona wasohotse gira vuba ibi bintu rero ndavuze ngo mpumbye rimwe wasohotse uyu mujinya ufite ntiwakaka ibintu twabiganira wamaze gucururuka ibiki ko wabirangije narangije ibiki turaganira ibiki ko wabishoje turaganira ibiki ko unsenyeye urugo ikibazo nimo ndibaza ni kimwe ibi bintu wigeze ubimbwira cyangwa nge twigeze dupanga nawe ikinyoma nzahimba cyangwa nzavuga wisunura umujinya sibyo ntago wumvishe side yanjye ndagusaba imbabazi zuko nagiye mu muhanda tugahura n'umushiti wanjye avuga ko utari umugore wanjye ahubwo uri ko ndi bibi ko ndi bibi ko ndi tate ko ndi nyogokuru wawe ariko se sindi gusaba imbabazi kubw'izo mpamvu rero ntakubeshye ntabwo byavamo kujya ngo ujyanye gupoteka ngo imitungo yanjye basi nyumva neza ikintu nashaka kuganishaho n'ubundi ntabwo turasezerana sibyo ariko nanone ujye umenya ko iyo nsohotse hano mvuye hano mu rugo abantu undi barabizi ko turi umugore n'umugabo nubwo imitungo tutarirajya mu mategeko ngo dusezerane mbe mbifiteho uburenganzira nanjye ariko niyo najya muri banki icyo gitekerezo nari nguhaye n'ubundi nagenda ndi umugabo wawe ariko n'ubundi ijambo rya nyuma rifitwe nawe ariko sinzajya muri banki mvuge ngo ntabwo ari imiti wanjye hano se si iwanjye ubundi mbese uretse gato bishatse kuvuga ngo ngewe ngende mfate kredi muri banki noneho wowe uze ube mbese ni umwishingizi mbese bigaragara ko ndamutse ntishyuye ayo mafaranga nawe wazayishyura bigaragara ko turi umwe reka nkwereke tubyoroshye ndaje kamaze ajye mu nzu ndahita ndagusobanurira ibintu byose ariko wowe ubitekereza nk'umuntu mukuru ndaje
mu munota umwe. Ntabwo ndusha ubwenge urabeshya wicara uzi ko nkuze aya manyanga ushatse kunzaho ku imitungo yanjye katangiye kuvuga ngo niwe wakantagazi we usibye ko iryo jambo ntarivuga unyumva ariko ubundi urakantagazi ariko natwe amaze kubona yuko abakecuru bo natwe ntidushobotse wowe umuntu kujya gufata uruhinja nka ruriya genda abona ari nk'umwuzukuru wanjye usibye ko naho reka njye niseka ni ukuri kwibana yaba mugenzi wanjye dufate impinja ngo n'umugabo harya ngo ibikorwa ngo igikorwa bakora oya cyo nzi cyo ntabwo nshobora kubyemera nabajijwe ku bw'agahato nsubiza ibintu uko mbitekereza kandi mbivuga uko byakabaye sibyo wakabaye inyumva wowe mbabarira ubanze uryame reka mbanze nkuzana amazi kwa sibyo ubanze wowe unywa amazi shyira hariya ayo mazi ntabwo nyagutumye ndavuze ngo so kugende nzemera ngume muri urugo ngenyine nzemera mbeho nk'iyahumye yonyine nkume ngenyine sibyo wowe yagufatiyeho imbunda kugira ngo ubivuge ngo ni ku bw'agahato uzicuza ntacyo nzicuza cishwa aha uzicuza n'ubundi sinakubyaye uzicuza sha ndavuze ngo sinongeye no kumva ijwi ryawe tumuka umva urakagwa iyo ugiye ndakuvumye baba we se uri ko mbona ufite ibibazo byagenze bite Brian Cyakora we niba uri burare ndimo ndirira ariko ndabona wowe uri wo korogerwa kabisa mugabo nubwo mpfu uzamenye ko nari inshuti yawe nziza uzamenye ko nakubaniye neza ariko nawe sikasigaye ari umunyarwenya upfuye uri kuvuga se sikubaye nk'aba bagore bagwa ngo Yesu we ngo ndapfuye karangira atashye uzakunda abantu ariko uzirinde kubizera cyane uzabane na bose ikindi kandi ntuzakora amakosa mwana wa mama yo gushakana n'umuntu mutangana ibintu nanjye mbigusubiriramo ubushize nawe kubwira niyo wabona ejo mpfuye amakosa nk'aya ngaya nakuze ntuzigire uyakora ariko urapfa ufite gahunda n'urupfu hari kontara mwasinyanye yakubwiye ko aya masaha ugiye ari ugomba kugenda wowe ufite ikihe kibazo ko numva utangiye kuvuga nk'umuntu uri kuraga urapfa ujya he kamarasi ari yayandi Brian tuziranye ko ari we turi kumwe urapfa ujya he se ubundi ufite ikihe kibazo ureke guca hirya no hino umbwira utuntu twumvikana wanyirukanye iwawe mwirukana se ubu ngewe niho ndi ngaho murakorora nk'ibi hano mama rero najya nkubwire ngaho da iki gikapu ushaka nakikwihera hanyuma se cyo metse kikajya he ingofero nayo yijyanira akira ubonye ibyuma nona ingofero se ndayibamo akumuga uzi ko naje gusanga mbe kwa muganga barampimba basanga mfite virusi itera sida ngo sheri kutari kunywa cyane ariko bite we aha ngaha ninde uhagejeje si njyewe ntabwo ikirahure cyari cyuzuye aka kajina kagukoreye nkavanzemo n'urukundo kiramo indabyo zihumura nagamo utuntu twose twiza ariko uri kukanywa gakeya bikambabaza aha ngaha ntabwo n'uwaza ntabwo yavuga yuko nanyoye urabeshya ukuntu akaje ari keza ku buzima bw'abantu oya no mu buzima busanzwe nyine ibi ni ibyo nkunda cyane ariko rero
nubwo uri mukumbwira gutyo no ndacyakubwira ngo oya ntabwo shumpwe yasemba basi karabo keza mazi ya nyanja ndagobwa ariko udutoma twawe rurabona ateye ko nkubuze nasara wamba bari kumva kuko n'ubundi rigura mushinga nakubwiye ni mwiza pe wenda ntabwo ndi bujye kugusubiriramo kubera ko urawuzi neza kandi nk'umuntu wo business woman rurabo rwiza wakaba byumva kuko ni iterambere ry'umuryango. igisubizo ngewe ubwanyu nakwihereye ndacyahagaze ngo oya mbona andi magambo menshi cyane ngomba kukubwira ngaho kiyazi ntacyo twinyweremo ndabyemeye ngibi rwose wese omaho nta kibazo ushobora ndanywa ni ukuri kunywa gusa ndanywa kereka sinzi ko ushaka ariko dodora witeranya gasa ni igituza cyawe nicyo cyonyine ndyamamo nkumva ndatekanye mana we buriya niyo nakora amakosa ukabona nakubereye ikicucu ikigoryi niwe wanjye ariko gutabeshye ikiganiro tugiranye hariya aho nta kigiherekeje utambeshye kigerekezo kijyana n'iki ahubwo ugiye urumva kubyumvisha nuko nguko bigenze sida tuzi cyangwa indi sida? uzi sida zingahe? Erega sida mu cyongereza itinda ku ruhande sayidi. Shavana urwenya aho ngaho. Vana inzenya aho ngaho. Ese mvuye kwa muganga barambwira ngo mbana na virusi itera sida. Muganga nyamuganga arabikubwiye ngo waranduye? Ahubwo ufite iki kibazo? Muganga yampimye arambwira ngo naranduye. Ubwo bivuze ngo rebe ejo nejo ubundi wakumva napfuye. Kavuzwe karatashye. Kandi mugabo uzarebe ko disi bajyaga babimbwira ngo nzirinda abagore. Ese sida yavuye kuwe mugore? Amajyaga ambwira ngo abagore batera umwaku. Brian, uzirinda abagore. Iyo sida yavuye kuwe mugore? Wa mukecuru wanjye. Nego babarira. Uriya mubana? Uriya twabanaga. Ejo turacyabana. Ariko nkabibona. Nuko yenda umuntu atakubwira ngo yarabibonaga. Ariko ntago ari yari amafaranga gusa. Shobora kuba wayimuteye ari nayo wayamuhaye. Nabyo byashoboka. Ahubwo nuko tutabitekerejeho kubera indambi no gukunda amafaranga. Ariko ntago uriya mukecuru asaga nk'umuntu muzima. Hanyuma ubwo igisubizo ntugupfa. Mba nshaka ko tuzatuganira cyane kuko bura mu cyumba ntago ariho tuzatuganirira gusa ikintu kujya tujya nanga tugakora siporo tugatongana bura mu buzima biba bikenewe tukabyina ndashaka no kuzagushakira umutoza noneho hano nko mu rugo akajya gukoresha ibintu byo kugorora umubiri sibyo kongera ugasubira ibwana sibyo ngasubirana itoto ariko binzobe mana nyagasana pucuri wanjye oya subira mu ngo siporo ngo nkongera ngasubirana itoto gusubirana itoto nyine ukaba nasugira ngo ino kayitse tubamo ugira ngo abagore bakusha gutera neza nibangana hari abari musa harabuze cyakoze mana we uratera umutomo umuntu akaba yava mu bye koko babindekerere gabura wanshatse nasugira ngo wanshatse utabibona amagambo nakubwiye bwa mbere batumenyana sinya nibagirwa ryajo buriya bukwe nibwo bukwe bwa mbere nari ntashye mu buzima bwawe burimo amafaranga yego somaho ururabo rwanjye ariko umva se gatera amatama nk'abiri ubundi ndeta nkuzana n'akandi ngufitiye impano ndi gushyugumbwa ndumva nabikubwira nuko cyo uzi ko neza ufite umuhogo kimeze nk'uw'abana uragotomera nkabikunda Igisubizo impamvu uri murambwira ibintu byo gupfa ufite gahunda yo gupfa none uyu murambwira ibintu by'ubugoryi nk'ibyo umuntu akubwiye ngo afite sida wumva ari umushinga afite nta mafaranga ari kuri konti ngo agiye kuyabikuza bireka kugira sida ntabwo bisobanura guhita upfa cyangwa kuvuga ngo urabura ubuzima umuntu arayirwara akanywa imiti akiyitaho agakora siporo ubuzima bukendere reba hano ntabwo ibi ari ibiheri byatangiye kuza reba natangiye gukorora natangiye kuribwa mu nda ndi kudiyara mugabo
ibintu nongeye mbikubwire mwana wa mama ubwa mbere n'ubwa nyuma. Uzirinde abagore. cyakora Brian reka nkubwire Uzirinde abagore. n'ubundi twaganiriye byinshi, reka nkugire inama sumba izindi. Iyo umuntu yarwaye sida ntabwo aba yapfuye. Yego ntabwo twahita indwara nk'izindi kandi biteye n'agahinda, ariko wakomeza ukabaho kandi ukabaho mu gihe kirekire ubigizemo uruhare. Wowe ugiye kwa muganga bakaguha imiti ukayinywera ku gihe, ugakora n'agasiporo ukarya neza, wakomeza ubuzima da, wanabona n'undi mu rushinga. Mana nibishaka tuzahura mu bundi buzima. Nyamara ibyo ndi kukubwira nibyo. Kandi inywera inzoga. agakecuru kanjye kandeke shu nywa fanta speciosa yenshage y'umukecuru nge narakwitumye shawu. Ni sawa mitongo kanavunika cyane. Ryama neza, ryamire agakecuru kanje. Tesoro ubuzima ubungubu bubaye ubuzima. Nyagasani ndagushimira ko wampaye ubwenge ugatuma nkiga nkamenya ubwenge, nkajya mu ishuri nkajya nsoma. Ibi bikecuru nk'ibi biba byarakuye amafaranga. Turamarana imyaka 3 warangiza ngo tunguza irya wenyine none utagiye gupfa. Ndaje nkorosa aho